Yitwa Bizimungu Joseph, uzwi ku izina rya Sheikh Ali Yusufu Abdallah Bizimungu. Ni kaze rero muri studio za Negebu TV, Ali Yusuf Abdallah tuguhaye ikaze. Wiyumvemo ikaze rero, ni ibyishimo ni iby'igikundiro kuba twongeye kukwakira muri studio za Negebu TV. Rero tugiye kuguha umwanya utuganira, ariko noneho turifuza ko waza kutuganira kuri ibi bintu bimeze gutya. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu atangira wenda umurimo w'Imana, ugasanga utangiye ari umuririmbyi, ari umuhanzi, ari umuvugabutumwa abantu bakunda cyane, ariko ejo bundi wajya kureba ukajya kubona ukabona umuntu yatangiye kubivangavanga, cyangwa se ibyo arimo gukora bihabanye nuko yahamagawe. Urugero sinzi wenda ukundaza kubivuga, ariko nukuvuga ngo hari ukuntu umuntu ashobora gukizwa afite indangagaciro runaka, ariko ejo bundi ukajya kubona ukabona bya bintu yakoraga cyangwa se za ndangagaciro yari afite zahindutse. Ese niki wavuga ku bantu nk'abo ngabo bagahinduka mu myifatire, bagahinduka mu mico, kandi nyamara bari barabaye urugero rwiza abantu bareberagaho bagakizwa? Handi umuntu ashobora no guhita atangira kuvuga ati ariko se Mana yanjye, ubundi uriya nimba akora ibi genda cyane mu biki kare we wambwirije. Ndagira ngo utange inama ku bavuga ubutumwa bagenzi bawe, cyangwa se n'abahanzi bavuga ubutumwa muri uyu murimo ubahamagara wo gukorera Imana. Ndagira ngo ugire icyo bivugaho umukozi w'Imana Ali Yusuf Abdallah. Urakoze cyane, iki kibazo nacyo umbaje ndumva ari ikibazo kinakomeye. Sinzi ngo umuntu nk'uwo namuhiye nama. Umugabo wanditse igitabo cy'Abaheburayo yaranditse aravuga ngo nuko rero niba hari abamaze kwakira agakiza, ubuntu bw'Imana bakabwakira, ngo barangiza kandi bagasubira inyuma bakongera bakabivamo, ngo ntibategereze yuko hari ikindi gitambo kizongera gutangwa. Niko umwanditsi w'Abaheburayo yanditse ngo uretse gutegerezanya umujinya w'Imana uzarya abanyabyaha bose. Rero iyo umuntu avuze ngo yavuye mu by'Imana ajya gutangira kubizambya, urumva hari igihe umuntu atangira umurimo w'Imana koko agakora umurimo w'Imana wenda yarawuhagazemo neza, sibyo, ariko igihe kikagera agahura n'umwanzi akagwa agasubira inyuma, cyangwa se akiyemera akagendera ku bwiyemezi n'imbaraga ze, akibwira ko ibyo yakoraga ashobora gutangira kwiyamamaza ko abikoreshwa n'imbaraga ze. Wenda nari gusubiza iki kibazo iyo uza kumfasha kumenya ngo abantu babizambye ni nk'abakoze bate, ni nk'ababigenje bate, akabizambya gute. Kubera ko hari igihe umuntu yavuga ngo ari mu murimo, wowe ukavuga ko yabizambije bitewe n'uko atacyemera nk'uko wemera, kandi wenda abihagazemo neza. Urabona nk'ubu, uretse ikintu nabonye amadini ari kutubeshya ngo ubu ngo bagiye kurwanya ngo abantu ngo bavangiwe, ngo inyigisho z'ibinyoma, ngo abantu batamamaza ukuri, ngo bambe abantu bahindutse bakamamaza ibinyoma aho kugira ngo bamamaze ukuri. Abanyamadini bakagenda bakicara bagaterana bagahuza kuri icyo kintu, kandi nabo ubwabo mu myemerere yabo buryo batanemerana. Usasanga nimba ari amadini ari kubikora, abayisilamu bateranye bahuriye mu muryango wenda wa Rike, iriya Rike ihuje abanyamadini n'amatorero, bakaganira ngo twahagurukiye inyigisho z'ibinyoma, twahagurukiye babwiriza ubutumwa batari abanyakuri, twahagurukiye abantu bari kugenda bazambya ibintu. Ugasanga umuyisilamu n'umukristo ntiwumvikana, n'ubundi ku myemerere ntabwo bimvikana. None nge nkibaza ngo mbese uzarwanya ikinyoma icyandi, uzarwanya ikinyoma cya Isilamu cyangwa wowe na Isilamu muremerana? Ese Isilamu n'ubukristo baremerana ku nyigisho gute kandi badahuje ukwemera mu by'ukuri? Nimba umwe avuga ati ngewe Yesu ndamwemera ko yadupfiriye, undi akakubwira ko yanyigisha ari ikinyoma, ubwo ikinyoma urumva aho bari butangire kukirwanya. Cyangwa se ugasanga umuntu yarari mu itorero ry'abapantekote yarivuyemo, abapantekote bagahagurukira kumurwanya bavuga ko uwo muntu ari umunyabinyoma, ari umubeshyi, yari umudivandise, yabivamo bati uwo nguwo yarayobye, yataye umurongo. Ndagiraga ngo umfashe umbwire ababivangavanga baba babikoze gute kugira ngo ngiye mbona aho mpera. Ntago ndaza gukomoza ku mazina yabo, ndaza kuvuga ibyo bakora uhita ubyumva. Urugero, umuntu ashobora kuza akaba wenda umuririmbyi w'icyamamare, n'urugero nkaririmba abantu bakankunda bakanyiyumvamo, benshi bagakizwa bakanahinduka. Ejo bundi tukazabona nk'abantu nk'abane cyangwa se nk'icumi baje bavuga bati twebwe uriya mugabo Yusufu wenda wowe n'urugero, nubwo avuga ubutumwa abantu bagafashwa bakagira gute, ariko ngewe yanteye inda, n'undi akaza ati yanteye inda, none na nyiri ubwite akaza abyiyemerera avuga ati burya bya bintu koko ni ukuri nanjye narabikoze. Urwo n'urugero rwa mbere ntanze. Urundi rugero ntanze ni ukujya kubona ukabona umuntu wenda yari umuvugabutumwa, ari no mu bantu bemera ko wenda mu myemerere yabo bavuga bati Imana yageneye umugabo umugore umwe,
ejo bundi twayakumva twumva ngo yatandukanye n'uwa mbere ahise ashaka undi. Ese ibyo bintu umuntu ubikora gutyo, ni abantu bagiye bakora ibintu bimeze nka gutyo n'ibindi nk'ibyo ngibyo? aha reka mbivugeho gakeya kuko nanjye uko mpagaze, reka mpere ku kintu cyo kuvuga ngo wenda yarabizamije ashaka undi mugore. Nanjye umugore ntunze ngewe ntabwo ari we natunze mbere, sibyo? Ntabwo ari we natunze mbere, si we mugore wanjye wa mbere rwose. Umugore ntunze uyu munsi turi kujyana. Rero hari igihe umuntu abikora kubera ko urugo rwananiranye, sibyo? Gutandukana ko abashakanye, rimwe na rimwe hari indahiro twaboheshejwe n'abanyamadini ariko tutaboheshejwe n'ibyanditswe byera. Ugasanga umuntu abayeho, impamvu mvuze ko biba bitari mu byanditswe byera nuko abanyamadini nabo baba batabihuzaho, sibyo? Batabihuzaho. Ariko tubanze turebe ngo niki cyatumye uyu mugabo cyangwa uyu mugore atandukana n'umugabo. Kuko iyo wamaze kuvuga ngo uri umukristo, waramaze kuba uwa Kristo, ugomba kugenda nk'uko Kristo yagendaga, sibyo? Niba Mesiya yaratanze itangaza akavuga ngo uzasenda umugore atamuhoye ubusambanyi, uwo nguwo azaba asambanye, tayari twebwe dufatira itangaza aho ngaho. Uyu mugore mutandukanye cyangwa uyu mugabo mutandukanye ni iyihe ngeso yabatandukanije? Ese mu by'ukuri koko ni ubusambanyi bwabibateye bukavuga ngo runaka yasambanye, turatandukanye, sibyo? Ariko hari igihe usanga abantu bapfuye ibintu by'ubusabusa, abandi bantu twaje tunabivugaho mu nge n'umuntu twazanye, ugasanga muri iyi minsi urushako ruriho. Umugore arareba umugabo akabona uyu munsi ni umushomeri, nta mafaranga agira, ni umukene, ni umutindi, yatindahaye cyangwa ntagishoboye kumwuzuriza bimwe mu nshingano umugabo yagagombye kuzuza kubera ko umugabo yagize ubushobozi buke. Urabona ibintu biri hanze aha, imirimbire iri hanze, imyambarire, kwimakiya. Umugore akeneye kwimakiya ibintu bihenze, 50,000 mu byumweru 2. Umugabo nta mushahara afite uri hejuru. Umugore akeneye kurya, akeneye kunywa, akeneye kwambara amajipo ahenze, imyambaro ihenze, imikufe, amaherena ahenze, ibintu bihenze. Ugasanga ari kugendera mu isi mu marere hejuru, urumva ngo ashaka kugendana n'uko isi iri kugenda. None bigatuma ashobora gusenya uyu munsi kubera ko ibyo yarategereje ku mugabo ntabyo arimo arabona. None ukumva ko gusenya muri iki gihe cya none, divorce, ubona abantu babigize mbese nkaho ari ibintu byoroshye. Mu by'ukuri rero Imana ntikunda gutandukana kw'abashakanye. Imana ntabwo ibikunda, kuko Imana iremera umugore umugabo yari ishaka ko habaho umuryango utunganye, niko Bibiliya ivuga. Muri Maraki naho harabitubwira. Wenda reka amasomo urumva nahereye kuri icyo kintu cy'ubutane bw'abashakanye, ariko ngiye kuba narabikoze, ntabwo nabikoze narakijijwe. Ngiye ntabwo byambayeho narakijijwe, narindi ahantu hanyemerera kugira abagore barenze umwe, urumva, ngira abagore batandukanye. Ariko nyuma ho nakiriye agakiza, mu kwakira agakiza kwanjye narakiriye agakiza kandi nsigarana umugore umwe, kandi niwe turi kumwe muri ibi bihe turi kumwe uyu munsi wa none. Niwe dufatanyije gukora iki uyu murimo ndimo ndakora, urumva. Ariko gutandukana kw'abashakanye ntabwo byemewe, sibyo? Ntabwo byemewe. Rero umuntu ubikora rimwe na rimwe ngiye nkunda kuvuga ngo uwabikoze burya ntabwo ari umukristo, nubwo benshi baba babyiyitirira ko ari abakristo, ariko ntabwo ari umukristo. Igitabo cy'umuhanuzi Maraki, reka mpasome mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki, hari amagambo avuga ngo ku gice cya 2:15 ngo none se uhoraho, reka mpere ku murongo wa 13, ngo si ibyo gusa kandi hari n'ibindi mukora, mwahindanyije urutambiro rw'uhoraho n'amarira. Ni ukuvuga aho batambira ibitambo mwahindanyije n'amarira, ngo muraniha mukaganya, urumva, mukaganya mubitewe nuko atakita ku maturo yanyu, akaba ntacyo acyakira kivuye mu biganza byanyu. 14 murabaza muti ibyo se biterwa n'iki? Arasubiza ati abiterwa nuko yabaye umuhamya w'amasezerano wagiranye n'umugore wo mu busore bwawe, none ukaba waramwirukanye, nyamara yari mugenzi wawe uwo wihitiyemo. Uri murabyumva? Nukuvuga ngo kenshi na kenshi iyo habayemo habayemo kwica amasezerano, isezerano mwagiranye wowe n'umugore wawe, wowe n'umugabo wawe, ngo uwo mugore yari mugenzi wawe kandi n'umugabo yari mugenzi wawe, ni wowe wamwihitiyemo, ntabamuguhambiriyeho. Ngo ariko noneho Imana ni umuhamya w'ayo masezerano wowe ubwawe
wishe. Urumva rero iyo habayemo gutandukana haba habayemo kwica amasezerano wagiranye n'umugore mwashakanye. Ntabwo ndeba amasezerano mwakoreye mu rusengero, kuko ibyo mwakoreye mu rusengero n'imbere ya gitifu nibyo mwari muje guhamya, ariko mwebwe ubwanyu mwarabanje gukora amasezerano yanyu bwite ko muzabana akaramata, sibyo? Noneho ku murongo wa 15 aravuga ngo none se uhoraho ntiyabafatanyije ku buryo mubi kiremwa kimwe kigizwe n'umubiri n'umwuka w'ubugingo? Icyo kiremwa se cyifuzaga iki? So uko Imana yagiha urubyaro, nuko rero nimwubahe uwo mwuka w'ubugingo barimo, kandi ntihakagire uhemukira uwo mugore wo mu busore bwe. Muri make urumva ko Imana idakunda ubutane, sibyo? Ngo koko rero uhoraho Imana ya Isirayeli ivuze itya, nanga ko umugabo yasenda umugore we maze ako karengane akakanwanwagiza. Ahubwo unubwo ngo we warenganije umuntu mwatandukanye, yaba uri umugore yaba uri n'umugabo, amahitamo yawe akakutegeka kugira ngo utandukane n'uwo mwashakanye, warangiza ukanabigira byiza, ukanagenda ubyamamaza. Uzasanga umuntu akubwira ngo ntabwo ari njyewe wa mbere ubikoze, ngo kandi sindi n'uwanyuma. Siko bimera. Ndetse kenshi na kenshi uzanga umugore, abagore niwe bakunda kubikoresha cyane ayo magambo, ngo ntabwo nakomeza kwihambira mu nzu, ngo si ngombwa ko nkomeza kuyibamo, ngo sinjye waba ubaye wa mbere. Kandi ukanasanga n'ibyo bapfa ni ibintu by'ubusabusa, kubera iraha hanze aha ibyo nahereyeho byo kwimakiya, kwinezeza, ushaka kwambara nka barunaka, ushaka kugenda nka runaka, ushaka kuba umusitari, ibintu bihenze, tureba agaciro ko kuba ku muryango, ko gushigikira urugo, ahubwo wowe uri murareba ibigendanye n'ubwibone n'agasuzuguro kawe, umubiri wawe ugashaka kuwugira uko Imana itawuremye, ukagenda wigiza ukundi kuntu ushaka kubyikora. None muri ubwo buryo bwo gushaka kwikora ukuntu, ugashaka kwinjira mu biciro birenze ubuzima mubaye ubushobozi mufite. Urumva bigatuma rero mushobora kugenza gutandukana. Abagabo nabo bagatwarwa n'amarari, bakanezezwa no kureba amarara ajyanye n'ubutunzi. Ugasanga umuntu n'ubundi umugore bari kumwe nta bushobozi bafite mu buryo runaka, ariko akavuga ngo nzatandukana nawe hanyuma nishakira umugore ufite amafaranga, nshaka umugore ufite ubutunzi, nshaka umugore ufite ukize, twibanire. Cyangwa se ukavuga ngo umugore wawe mwarimu mananye imyaka myinshi amaze kuba mubi, ariko uriya mugore nawe umugize umusukuye, yaba umugore mwiza kandi mukabana neza. Kandi n'umugore nawe ufite umugabo ukennye cyangwa wabona ngo ntibakwiranye, burya nawe umutwaye neza ukamufata neza, nawe yaba mwiza kandi akakunyura. Icyambere ni ukunyurwa kuri buri muntu wese. Rero ntabwo ari byiza ko umuntu watandukanye agenda byirata ngo ngewe ngo icyabinteye ngo cyari iki, uko umuntu aragenda byivuga yumva ko ari na byiza. Rimwe na rimwe abantu bakanezezwa no kubaka kenshi, agasenya uyu munsi ajya kubakana na runaka, kandi benshi basenya ngo bazisenya hari abandi bantu babigizemo uruhare. Hari abandi babigizemo uruhare, bagutesheje umutwe, bakubujije amahoro. Hari uri umugabo, uri umugore wawe si mwiza, reba aragusuzugura, akora ibi, wa mugore we uri umugabo wawe ntimukwiranye, wari ukwiriye kubaho utya, ukamera utya, ukaba mu buzima bwiza. Wari wumva umuntu ari kubwira umugore ngo imisatsi yawe ngo irahirimbiye, ngo ntabwo meze neza, ngo ubu ntugisa neza, ntugisa neza, dore ukuntu wabaye, umugabo araguhirimbije, kandi ubigenje utyo ukabigenza utya, wasa neza wagenza. Ariko reka nkubwire muvandi, Satani yateye ingo muri iki gihe. Urumva yakoze ibintu bibi, kandi kugenda kwa Satani atera ingo z'abantu benshi ntabwo byafatira mu bapagani gusa, bifatira no muri abo bantu bitwa abakristo. Urumva, ariko kuba umukristo nukuranga n'indangagaciro z'ubukristo, zo kwemera Kristo, zo kwemera Mesiya, ukamukunda. Bavuga ngo ni mu nkunda muzitondera ijambo ryanjye. Rero abantu benshi usanga ijambo ry'Imana bararishize ku ruhande, batakiryitayeho, ritakinabayobora. Ujya kubwira umuntu ngo dusoma naha, ngo ibyo ngibyo nge ntabwo nkibirimo. Urumva, ibyo nibyo biriho hanze ahangaha. Aravuga rero ngo ahubwo nimwubahe ubugingo bwanyu, maze mwirinde guhemuka, uwo nuhoraho umugaba w'ingabo ubivuze. Rero nshuti yanjye muvandimwe, ngewe nakubwiza ukuri ko abantu nk'abo iyo batangiye kubivangavanga batyo, biratangaje kandi biteye agahinda. Ujya ubona kuri social media hirya no hino nsigaye mbabona hari ikintu kibabaje, sibyo? Hari ikintu kibabaje. Umugore cyangwa umugabo agatandukana uyu munsi, birazwi ko yatandukanye, ejo yarangiza kongera akajya kubakana n'undi, bwacya mu gitondo nabwo bakongera bagatandukana, sibyo? None ejo akongera agatekereza kujya kubaka. Mbega gutandukana kw'abashakanye ntabwo bigitera abantu isoni, nta kimwaro bibateye, nta na gato. Babibona nk'ibintu bisanzwe, nko guhinduranya umwambaro ukambara uwundi, ugahindura umwambaro ukambara uwundi, sibyo?
abantu bari kubikora rero babigize nka business cyangwa babikora bakumva ko nta nicyo bibatwaye. Ngewe inama nabagira nuko bahindura icyo kintu, bakicuza imbere y'Imana, bagasaba imbabazi n'abanyamatorero bayoboye, babandi bo bagiye babakurikira, ugasanga baragukurikiye ariko ugasanga niwe ugiye kubaca intege, bakwibazaho bagenza gutya, sibyo? Ngiyo ugiye kuri social media, wa mugani wawe umuntu avuga ati ntabwo turi bugira abantu tuvugaho cyane. Giye natangiye nisegura ko nanjye ubwanjye ndi umwe mu bagabo batunze abagore batarabo batangiranye ubuzima bwo kubaka ingo, babikozemo n'uburyo byabayeho. Ntabwo ngewe nicara ngo nishime cyangwa ngo nezererwe nuko icyo gihe cya kera nasenye, ariko nezezwa nuko Imana yavuze ngo igihe cyanye cyo kujijwa narakirengagije, ngo none nicyo gihe cyo gukirizwamo. None nawe wakijijwe ukanezezwa no gusenya, ukaba warakijijwe ubwo ngo wari wambaye agakiza. Ugasanga hari abagore bakijijwe ne apotre, umugore umwe na apotre ariko yaradivorosheje, kandi yadivorosheje ari umukristo. Urimo urabyumva? Uri umupasiteri w'umugabo waradivorosheje, si rimwe si na kabiri, kandi wabikoze uri umukristo warakijijwe, ubwiriza ubutumwa bwiza. Ibyo rero ntabwo bikwiye, nta nubwo izo sindangagaciro z'umuntu wemera Imana, izo sindangagaciro z'umwigishwa wa Mesiya, izo ni indangagaciro ziranga abantu badafite kubaha Imana no kuyitinya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ntabwo Imana itwemerera gutandukana, ntabwo Imana yemera abantu ko batandukana. Ni no mpamvu ibyanditswe bivuga ngo niba munatandukanye mugerageze gushaka uburyo muza kuzongera mwiyunge. Kwiyunga iyo bibayeho biba byiza cyane, ariko nanone niba waratandukanye kongera kwiyunga bikananirana ukagera igihe cyo gushaka, wagombye kubungabunga urwo rugo washatse rushyashya winjiyemo, tunezezwe no kuvuga ngo nibitanagenda neza n'ubundi ngo nzangera ndusenye ngo senge wa mbere se nanjye wa kabiri. Hari ikintu bita gutsinda ibyananiye benshi, sibyo? Iryo jambo ryitwa gutsinda ibyananiye benshi, kugera kure aho abandi batashoboye kugera, kurwana intambara ukanesha ibyanesheje benshi. Niyo ntego y'umuntu wemera Imana, uyoboka Mesiya. Nibwo buryo bwiza. Imana iguha umugisha cyane. Sinzi nimbara kandi ntavuzeho ibintu byo kwiyandarika, ibyo kwitwara nabi. Ijambo Mesiya yavuze, mwami wacu yaravuze ngo muri umucyo w'isi, sibyo? Muri urumuri rumurikira iyi si. Umudugudu ngo wubatswe mu mpinga y'umusozi, bene uwo mudugudu ntushobora kwihisha. Aratubwira ngo uko uwo mudugudu umeze niko n'umucyo wanyu wakagombye kugaragarira abantu bose. Rero nimba abakristo abantu bayoboka Imana aribo bakagombye kuba babaye urumuri rumurikira abandi, uyu munsi aho kugira ngo babe urumuri bakaba barabaye umwijima. Ni nayo mpamvu y'ibi bintu byose urimo kubona, ifungwa ry'insengero, ihagarikwa ry'abapaseri, ihagarikwa ry'ababwiriza butumwa bamwe na bamwe. Ubundi ukumva baravuze bati nimugende mujye kwicara mwige. Nuko abantu batakemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ahubwo abantu bakaba baragiye kuyoborwa n'ubwenge bwabo na kamere zabo, sibyo? Ntabwo tukemera kugengwa n'urumuri ngo tube urumuri rumurikira iyi si. Umwami wacu Mesiya aravuga ngo nuko rero mumenye ko nta muntu ushobora gufata itara ngo aricane, ngo namara kuricana aritwikiriza igitebo, sibyo? Ngo ahubwo ariterekaho rikwiriye guterekwa rikamurikira abatuye isi cyangwa se abari muri iyo nzu bose, sibyo? Natwe niko tumeze. Iyaba twakwemeraga tukagendera muri iyo ndangagaciro, twebwe twagombye kuba tumeze koko nk'ayo matara, tugaterekwa ahantu hagwiriye kumurika, akamurikira abantu bari mu mwijima bakayoboka urwo rumuri. Kuko ijambo riratubwira ngo yaje mu isi ari urumuri rw'isi, ngo ariko umwijima ntiwigeze utsinda urwo rumuri. Ariko urumuri rw'uyu munsi abavuga ko bari barwambaye barimo baragenda batsindwa, sibyo? Ahubwo mbese umwijima ukagenda urushaho kuganza cyane. Abo twari tumurikiye turushaho kubayobora mu mwijima w'icuraburindi. Kubera iki? Abantu bigishijwe Mesiya nabi. Urimo nabyumva? Abantu bigishijwe Mesiya nabi, bahagaze nabi, bagiye nabi, ubutumwa twakiriye twabwakiriye nabi. Ni nayo mpamvu ubona ibintu byose bigenda bihinduka, abantu bakagenda uko babyumva, bakitwara uko babishatse, bagahagarara uko babishatse. Twebwe rero icyo dusabwa no kugera ikirenge mu cya Mesiya. Yaravuze ngo ni mugere ikirenge mu cyanjye. Haleluya. Mugere ikirenge mu cyanjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza ngo kandi nkaba noroheje mu mutima. Rero icyo dusabwa ni ukumwigiraho tukagera ikirenge muke, kuko aratubwira ngo umutwaro mbikoreza ntabwo ari umutwaro uremereye. Nicyo ngicyo. Rero twigire kuri Mesiya, twigire kuri Kristo.
ariwe dufatiraho urugero. Ingo zacu tuzubake dushingiye ku kwizera Mesiya, atugira inama, sibyo? Atwereka urugero rwiza. Twubakire ingo zacu mu gutinya Imana no kuyubaha. Hari ijambo rivuga ngo kunda mugenzi wawe nko kugira gute wikunda. Wa mugore we, wa mugabo we, nimba ukunda umugore wawe, nimba nawe wikunda ko umugore wawe hari ibyo aguha, manza nawe ubimuhe. Wa mugore we nawe niba ari ukeneye ku mugabo wawe, nawe ubanze ukimuhe. Nukuvuga muri make umuntu wese ashira imbere mugenzi we, niko Paulo yanditse. Ngo kandi buri muntu wese amenye ko mugenzi we agira gute amuruta. Urumva? Rero uko nguko niko izo ndangagaciro zo zadufasha kubaka kugira ngo twirinde gusenya. Naho gusenya ingo muri iki gihe cya none ntabwo biri mu mugambi w'Imana, ni umugambi wa Satani wo gusenya imiryango.